Uyu munsi tugiye kuganira ku muntu wakoze ifiriti nini ya mbere ku isi. Ifiriti ya mbere ku isi, iyi uri kubona muri iyo shusho, ni ifiriti yakozwe n'umuntu wa mbere, ni ifiriti nini ku isi. Tugiye kureba umuntu wayikoze, yakozwe n'umuntu bita Chandresh Bayade w'umuhinde, kuri 7/10/2018, hashize igihe yayikoze. Na n'ubu niyo firiti ya mbere yakozwe ku isi nini, yemejwe na Guinness World Records. Ndetse uve muri twa dufiriti ushobora no gufata mu ntoki zawe cyangwa mu gikumwe. Za nta firiti zirimo, ziriya ni ntoya cyane kurusha iyi ngiyi uri kubona hano, yakozwe n'umuntu wa mbere ku isi. Niyo nini ku isi, yakozwe n'umuhinde mwaka wa 2018 ku itariki 7/10/10.